Alright my people, mumeze mute. Nizere ko mumeze neza. Nakagaruka yubabwira di Cedric. Mumaze kubimenyera rero. Ndashaka kumenya abo mu majyepfo, abo mu majyaruguru, abo mu burengerazuba, abo mu burasirazuba, abo mu mujyi wa Kigali. Mambo vipi? Mumeze neza cyangwa ni bimwe byanyu? So uyu munsi rero ko musanzwe bimenyereye tuzana ama topic atandukanye tukayadiscussingaho tukayashakira ibisubizo tugakora conclusion ubundi ubuzima bugakomeza bugenda neza nkuko bisanzwe. Ese wowe niba uri umujene mariye cyangwa uri umuntu wubatse cyangwa uri umuntu usaziye mu rugo, hari abantu baba barambanye, hari abantu bamaranye imyaka 20-30, abo nta n'ikintu wiri kubabwira ko abo ni inararibonye, sinzi niba navuga ngo ni inararishatse gutyo, ariko baba bafite experience mu by'urugo. So uyu munsi topic iraza kuba ivuga gutya, sinzi impamvu numva ndi hyped byatari, numva ndi hejuru cyane. So muraza kumfasha tuzamukane kandi murabizi ko bigenda bimera neza buri munsi ku munsi na support yanyu n'ubwitange bwanyu buri gihe tuba turi kumwe, kandi ndabibona ya mu comment mutera ya mu bintu byose, ama like ama shares, murabona ko itangiye kuzamuka kubera mwebwe. So Imana ikomeze ibahe umugisha aho muri hose, mujye mwicara muzi ko Cedric na Document Films babakunda big time. So uyu munsi rero mumfashe turebere kuri topic ivuga gutya: ese iyo umugore wawe atwite, muri kiriya periode umugore wawe atwitemo, ubyitwara mute wowe nk'umugabo? Ese araguhamagara uri mu kabari muri bagenzi bawe ukumva arakubangamiye, agusaba gutaha kare ukumva birakubangamiye? Ese ujya wibuka ko uwo muntu agukeneye kuruta ikindi gihe cyose yigeze agukenera? Ese urabizi ko uwo muntu agufitiye undi muntu mu nda ukeneye kukumva umunsi ku munsi, isegonda ku isegonda? Icyo kirimo kiri mu nda akeneye kumva ubushyuhe bwawe, akeneye kumva amagambo meza ubwira mama, akeneye kumva ziriya kare, ziriya cuddling mukora, kuri mutaha ukamuhobera, kuri mushimisha akishima, kuri mutangira gift akanezerwa. Ura ntabwo anezerwa ari wenyine, anezerwa n'umwana atwite. Wowe rero wa mugabo we witwara ute mu rugo? Reka tubanze turebe hano ukuntu iyi couple ibyitwaramo, turebe ukuntu babanye, turebe ukuntu bagenzerezanya, ubundi turaza kugaruka dukora conclusion. So mwibutsa gukora subscribe niba utarayikora, mwibutsa gukora share na like na comment. God bless you. Reka tubanze turebe kano kantu gatoya and then turagaruka dukora conclusion. God bless. Ça va? On est autres. Bitese. Ese ko hari ibyo bibagirwa ko niba bakeneye bizo. Mvana ndamenyera kugusangira. Nani ndazana. Kutagira amatsiko nk'abisanga. Ibyo nzana ikintu namaze ngo nibiki? Naribe. Abashira wabaye. Ariko nzi ko ari ibintu ukunda. Banza umbwire ngo Papa Skyla ndashaka kureba ibintu. Papa Skyla ndashaka kureba ibintu. Okay, Mama Skyla. First of all, nazanye parfum yawe ukunda. Oh my God. Legend. Okay. Ndagira ngo ukomeze guhumura neza nubwo waba uri muri condition yo kuguma mu rugo wakutwita kugira gute. Ujye uguma urugo rusa neza, uhumura neza nkuko byanze. Sibyo? Uranezerewe? Urabizi ko nshaka cyane. Indiga gufika rye gushira. Sure. Ikindi kintu nshaka rero, ashaka ko ucika ibintu byo kwicara ucaginga telefone ngo telefone imaze igihe ngo yagize gute. Iyi ngiyi ijuru iki? Ariko iyi ngiyi buri ijoro. Uri umugore wanjye, iyi ni gift nguhaye kuko umfite Skyla wanjye. Uzatuma byari buraki. Umugore mwiza. Umva umugore mwiza. Ndeba amaso mbwire. Kuba waremeye kumbera umufasha, kuba waremeye kumbera umugore, kuba waremeye kumwitira umwana ni iby'agaciro.
imfura nzakubera umuntu uzakuba hafi iteka ryose kandi muri ibi bihe turimo kuba umeze gutya ngomba kukubera inshuti ya mbere ngomba kukubera umuntu kuba hafi sibyo oya mukazi bizatuma umwana wanjye avukana n'inkanya ari mu gahanga cyangwa maze nyuma y'ibyo oya ntabwo ari ibindi byahatari ahubwo ni uko nifuzaga no kuguha kuri aya mafaranga niba uzi gucunga umutungo neza kundusha sibyo mugore mwiza ndagukunda cyane mama Skyla mon bébé ça va comment tu vas là-dedans tu vas bien oui yatese nkareba uzambwira akana musa gafite isura nk'iya mama gafite imico myiza nk'iya mama gafite ariko kagomba kuba gafite kazi ubwenge nka papa oya nukoze uzajya niko naho ubundi ntacyo nakora ngo ngushimire ibikorwa umuriro ngo warangiza byose tubikora nk'ubu uraje ubu ugiye kuza aho ngaho ujye mu igerayo uzi ko wowe hari igihe ujya wibagirwa ko ndi umugabo wagushatse ukajya ugira ngo wenda turabana mbese nk'abama akazanganda oya nanjye mba ngomba kubigufashamo muri iki gihe ko uvuye mu kazi unaniwe kukurusha se naniwe kukurusha ntabwo naniwe nakoze iki wandereye umwana wamufashe neza ntacyo utakoze nanjye reka ngushyuhirize mbishyire muri oven aho umuntu uzi guteka ibiryo nkunda niko ndashaka gushyuhiriza aya mazi njye kuwukanda uturenge sibyo ubundi ugarame gusigira amavuta ibindi byose biraza kuza nyuma unaniwe akabwirwa gatera imigeri kagakubita amafaranga ariko I can't wait sheri wanjye ibi byose tuzatubifatikanyamo urabizi ko nta mirimo y'umugabo nta mirimo y'umugore icyo nashaka no kugira irungu icyo nashaka no ko wicwa n'agahinda kandi untwitiye sibyo rega byose nyine ko bivuze no kubifatanya ntukifate ngo wumve uvuye mu kazi njyewe niriwe hano icyo mba ndi kwanga se birashyushye cyabagira ngo ndware inzoka byashyushye rero uzazigira vuba reka ndebe akantu mushyiremo aya mazi rero kandi uturenge ntacyo wegi genda mu cyumba ndaje sheri ntabwo ntinda reka nshaka akantu agatambaro kageze ndibuze kuwukandisha ko wajya ngo navunitse se oya turenge ibiro biba byabaye byinshi ese wanditse utambajije ibiro bansanganye kwa muganga bagusanga ibingahe ndabireba nkabyibwira niko ibiro bagusanganye ndabireba nkabyibwira naho ubundi rega ibintu by'ibiro aha ni hatari nahise sheri ibyo biro byawe urimo kumbwira ibiro byanjye muganga akoze sheri basi ushaka izindi nta protokole nyinshi nshaka ahubwo iyicarira aha ngaha mugore mwiza icara ma akose uzajya uva ku kazi unaniwe aho kwicara mutuze none se wagize ngo wazatuza gute ino si nta hantu ho guturiza nta hantu ho guturiza ufite ese wakwegera inyuma kuramo inkweto wigira inyuma ho ese ko witaye kuri njyewe cyane kandi n'ijya ugomba gukwita erega uvuye mu kazi njye niriwe aha aka niko kazi ka mbere niko wagize ngo ibi bintu ujya nawe ntacyo mbaye ubwo se ntabwo uri buntu n'icyo njyewe ntacyo shasheri ntabwo ndi kukwizera
ntabwo shyushye cyane nuko nikanze ubusa n'ubundi ibi ngibi ntabwo njye oya ariko kanzu nkande nk'ahantu n'intoki zawe reka mbashaka intoki zawe tubire mbanza zishyira akamazi ashyushye neza ndagukanda n'intoki gusa sheri nuko biba bikenewe ko ndabizi ko ibiro byabaye byinshi hejuru ahangaha muri cheviye haragenda hakabyimba narabibonye ejo reka njye kujya ku kazi nsange mfite ibiro ngo magana abiri magana abiri akabya okay ndakabije ariko ibiro muganga yambwiye yambabaje bari kuguhamagara ariko binini tabizi ni Kristi kanonje yes mu mwanya uraho match wagize ngo ngewe ngo natarabuka nava mu rugo umudamu aratwite mwana ubu ngubu mba ndi kugerageza ngo mugume hafi kugira ngo adasigara wenyine inganzwa gute sako nyumvira Karisi reka nkubwire wenda ugira uko uyobora urugo rwawe ariko rwose njye nawe nasiga umugore wanjye wenyine yongeye kureba match wihangane erega ntabwo ntibyakunda nta n'umukozi afite kandi niwe wenyine uri mu rugo urumva ntabwo namusiga wenyine kandi nawe urabizi rwose aha Karisi umva Karisi yewe umva muryoherwe nanjye mu nkwere kabisa sheri hakoshera ubugiye iki nicyo gihemba ngomba kuba hafi kuruta ibindi bintu byose nicyo gihemba ngomba kukwereka ko turi kumwe ubu se ngende ngiye kwicara hariya nywa amayoga ndebe ngo iyo mipira uri ahangaha hagize ikiba kubona utabasha no kwiterura hagize ikiba byagenze oya sheri ndacyafite igihe cyanjye kirekire aya mezi 9 byibuze nyaguharire sibyo uretse ko ngenda nabyendeye ngarega ndi kumwe nawe binanutira kuba ndi kumwe n'abari abagabo nsigaye mbona udashaka kuva mu rugo biteye mve mu rugo nsanze genda mve mu rugo ngende iriyo ngiyo nsanze ndeko urukundo rw'ubuzima bwanjye burara ageraje nyamara nuko abagabo batajya bimenya iki nicyo gihe twagakwiye kuba hafi y'abagore bacu kuruta ikindi gihe cyose kuko nibwo dukeneye nibwo umwana nkeneye nibwo kandi buriya iyo mubaye hafi muri aya mezi 9 umwana nibwo avuka afite morale aseka mu bandi atigunga atari shy akazanakurikiza dadi akaba umuntu uri sociable abantu bisangamo sibyo ngaho giruzane nuko kugurukundi rero ngira ngo mwabashije kuryoherwa n'aka kantu mubaje kubona nuvuga ngo ino couple ubonye ko umugabo ageragejwe n'abagenzi be bati ngwino tujye gukina tujye kureba umupira ngwino tujye gusangira rimwe ngwino tujye kugira gute ariko umugabo ababereye bambara batsemera babwira ati mfite umudamu utwite kandi nta wamenya inje ugomba kumuproteja anytime hari cyamubaho ngo nahamubera so ntabwo ndi buze ngo tujye mu kabari tujye kunywerayo ahubwo muze mwebwe muze mu rugo turebere umupira mu rugo so urumva ko abembise kandi binejeje umugore wowe se mu rugo rwawe witwara ute ubigenza ute ese feedback ziza amakimbirane aba ubona uyagiramo uruhare kangahe %? Niba uri umugabo ukaba ufite umugore utwite ese uramworohereza kubona remerewe uramworohereza cyangwa nawe umubera umutwaro wigereka ku mwana atwite bitekerezeho niba ari sawa ukomeze niba atari sawa uhinduke kuko nicyo tubereye ahangaha nacyo gituma dukora bino yari Cedric nk'ibisanzwe I'm your host you know me I'm your host ikiganiro ni sit and talk aho twicara tukaganira ibitagenda neza mu ngo ibigenda neza tukanenga tugashima tukavuga ukuri kuryana abo kurya tukabasaba imbabazi cyangwa tukabasabira ku Mana abo kutarya bakumva neza nkuko byumva tugakomezanya so Imana ibaha umugisha support yanyu nkomeza kuyibona iyo ukoze like ubutanze umusanzu iyo ukoze share comment n'ibindi byose bisabwa kugira ngo channel itere imbere uba urimo gushyira itafari kuri Workmate Films Imana ikomeze ibaha umugisha nakagaruka ciao ciao